none ko umuntu avuga guko Imana imubwiye yego nyene nibyo ndi kubaza akenshi yurebye hari abajya baza igaceceka ntabwo iceceka kuko ibonaga ko icecetse benshi bapfa kugwa muri ruhogeye yego niyo mpamvu idakunze kutujindirana ntabwo ijya kujindirana oya iraza igatabara ngo idatiye inkweto ntabwo itira inkweto nta nubwo itira kose itimuye nigiye kugutabara ntabwo imanza yabaza mu miryango yanje ntabwo ncikaga intege oya ntabwo nje ncikaga intege uhoro nje mporaga numva ko byose ari ku cyumweru yego maraga ndumva byose ari ngo ku cyumweru nukuvuga nabo dukunda gukorana mu murimo w'Imana baravuga ariko Wese we ko tubona udacikaga intege ntabwo ncikaga intege sinzi impamvu hari umugabo umwe wampamagaye yari afite uburwayi cyane cyane agira diabete ariko abaga yararembye cyane ubu ntabwo akibabaye noneho yari afitanye n'amashamirane n'umudamu we umudamu we mbe nta nubwo yarakimenya ko ari umugabo mu rugo ariko ubu barakundana yego ubwo ni ukuvuga ngo yaravuze ati ikiganiro cyanyu cyangiriye akamaro kuva naguhamagara ubu ndi kuryama nkasinzira noneho hari yarabuze n'ibitotsi ntayasinziraga ariko bari gusinzira akicura akizigura aho musenge yego noneho hari n'abadamu benshi barenda gusenya ariko ubu babaye nk'abagarutse mbeba bubaha abagabo n'abagabo babo barubana nubwo uri kubona bikomeye nubwo uri kubona turi munsi yuzuye amaganya n'imiborogo ariko datari mu kazi humura rero haguruka umushakana iki imbaraga Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuha ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuha ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujubeshya Mana ntabwo ujubeshya Yes bakunzi ba Konko TV show ndabasuje omerereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde kafite umwanya ngushimira wakanze subscribe kuri Concorde TV show nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikana gusabiye umugisha nanjye nabasezereje kutabicisha irungu niyo mpamvu navuye Musanze nza mu mudugudu wa Rwitongo akagari na Kakayenzi na Kakabaye kagari ka Kayenzi umurenge wa Kagogo akarere na Kaburera hano hakurya hano hafi rwose mu birometero 2 ni mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda nukuri yego ntabwo ndi kwambuka njya hirya ahubwo naje kwirebera umukozi w'Imana reka tumusabe atangire atwibwira ubundi nadusengero ngo Imana ize kutuyobora kari umukozi w'Imana nitwa Vestine Nyiramajambere yego akaba ntuye muri wino mudugudu wa Rwitongo akagari ka Kayenzi umurenge wa Kagogo yego Nyiramajambere Vestine niwe Nyiramajambere Vestine yego Nyiramajambere Vestine niwe turi kumwe reka tumusabe adusengero ngo Imana ize kubana natwe Mana yacu Mana nziza Mana ikomeye Mana twitaho Mana dukunda twongeye kugushima tugushimiye uburinzi bwawe watugiriye nyakuba Imana tugushimiye umuja wawe data wagiye imbere akaje inyuma
akaba umushyikishije hano data wa twese adasita izina ryawe nirishimwe nuko rero nyakubahwa ku ngoma turasenze kugira ngo uzubane natwe amagambo ari kuvugirwa ahantu n'ukuri ari wowe uyavuga twe duceceke ntuceceke nyagora ku ngoma uzutubera ku rugamba nyagora ku ngoma uzudukora ikara ku munwa nyakubahwa reka nyagora ku ngoma mwami Imana yacu amagambo ari buvugirwa ahantu yubaka igihugu cyacu nyakubahwa n'ukuri data wa twese nyiringabo n'ukuri ahumuriza imitima y'abantu n'ukuri Uwiteka ari imitima yagiye kure oya Mana yacu amagambo turi bugirwa ahantu n'ukuri ariyo abahumuriza imitima ariyo ababera impamba kugira ngo izina ry'Imana rishimwe n'ukuri uri Imana yacu rero abaja n'abagaragu bawe data tugiye guterana waravuze ngo 2 cyangwa 3 bateranye bakwambaza buri hagati yabo n'ukuri natwe uri kube hagati yacu data nk'abagaragu bawe mwami Imana yacu n'ukuri turebere hose icyarimwe ntuhumbye uzushinga imizi mu mitima yacu nyiringabo uze wimimira ibitugenza nyagora ku ngoma kubera uri Imana ishobora byose n'ukuri nsengeye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ngo ugihe amahoro ugihe umutekano Mana nsengeye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo utwiteho Mana yacu Mana nziza Mana ikomeye nsengeye abayobozi bacu b'iki gihugu cyacu mwami kuva ku mubyeyi wacu Paul Kagame nyakubahwa kugera kuba depite nyagora ku ngoma ukagera kuba toya nyiringabo abo bose babungabungira umutekano uzubashingira intege nyakubahwa Imana kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro Mana nsengeye ubwoko bwawe hirya no hino Mana data wa twese bakomereza amaboko ayi nyiringabo Imana sinava imbere yawe nakweretse n'ukuri abarwayi bari mu bitaro data wa twese nyiringabo genda ubatera urushinge rwawe ruturutse mu ijuru y'amasaha ugenda ubakomereza amaboko giti cy'inganza marumbu ayi data n'abari muri gereza ubageraho ubahumurize kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro uri Imana yacu rero uri mutabura kubigenza giti cy'inganza marumbu iyo ugiye gutabara ndabizi neza kutamanza watira inkweto ayi nyiringabo Imana nta nubwo umanza wabaza mu miryango niyo mpamvu data wa twese watabara ubwoko bwawe ukaturengera izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro ntabwo ngo utotesheje amagambo Uwiteka gusa nakwerekaga ibiganiro tugiye gutangirana nawe iki kiganiro cye kudupfira ubusa mwami Imana yacu isi yose n'ukuri cye kuyipfira ubusa iki kiganiro ahubwo cyubaka igihugu n'ukuri cyubaka isi yose nyakubahwa kugira ngo izina ryawe rishimwe urakoze kubyumvise mu zina ryawe Yesu amen umunyarwanda ati ugiye atagaye aragaruka n'ukuri yarashatse kuvuga iki yarashatse kuvuga ngo iyo ugiye utagaye uragaruka n'ukuri yego nubwa kabiri duhuye yego nuvuga ngo ubwa mbere duhura nkagaya ntabwo nari kugaruka ntabwo wari uragaruka none ikiyongeyeho ubushize twahuriye hafi yaho kuva abazi hano turi yego kuva Musanze umuntu agera mu Kidaho niho twahuriye ni hafi ugereranyije n'imisozi nagiye yego kuva mu Kidaho kugera hano turi iwawe mu rugo urabona ni kure yonza kuba naragaye rero nta nubwo mba navuze ngo reka nze na hano mu rugo n'ukuri navuza ni nta mpamvu yo kugira none se njyewe tuzajya duhura mu Kidaho kubera iki nageza aha mu rugo nkanahamenya nihagira n'uzakuntumaho yabukubuza no kuri telefone n'urugero sinze ndi kubaririza n'ukuri sinzorata oya nibyo wakoze kuza pe yego nuko nagiye ntagaye n'ukuri ugaya ntabwo uba wagarutse n'ukuri pe Imana iguha umugisha kubera utagaye twarahuye dukorana ikiganiro numva ndi gufashwa yego ahubwo sinzi abadukurikiye bo niba barakubwiye ko bafashijwe yeme Mana benshi barafashijwe barampamagara tugasengana Mana n'ukuri hari na benshi ababyeyi bavuze ngo bazaguhamagara bagushimire kuba tampamagara se kandi nimero yanjye ibi hariko bazaguhamagara kuko bari kumbwira ngo bazaguhamagara bagenze ute se niki kizabatera kumpamagara ikizabatera kuguhamagara baravuze ngo ndi umubyeyi bahamagara nkabitaba nkafata telefoni baba babaye nkabasengera baba bagize ikibazo nkabahumuriza yego ngo bazagushimira kandi ngo nawe baragukundaga
nuko bankunda muri siransiye ntibavuge pe. oya baragukunda. Oya rwose bazabimbwiye nanjye binsubizamo imbaraga mu bugingo. Baragukunda pe. Benshi barambwiye ngo baragukundaga ngo wasanye imitima yabo. Haleluya. Imana ishimwe nukuri. Hari umudamu umwe wambwiye ngo yari bugufi kwiyahura ngo ariko yumvise ikiganiro cyawe nuko kwiyahura bivaho. Ntiyaba ciyahuye. Aho yari kwiyahurira ubu yarabyaye urumva ntiyarara bakibyaye umwana. Yarebye ikiganiro twakoranye yarafite gahunda yo kwiyahura. Yego. Ngo hari ikiganiro mwakoze atari nje mwagikoranye ariko noneho ngo kiramuhumuriza yafashe gahunda yo kwiyahura ariko none ubahetse uruhinja. Yego. Ubwo rero ati batari ko nkoro de banariyahuye. Yego. Nyamara burya Imana iri mu kazi nuko. Iri mu kazi. Nukuri aya maguru yawe ntabwo apfa gubuza. Aho igihe njya numva nacitse intege. Oya wicika intege. Imbere ni heza. Nose uwo muntu rwose nyaboneka nimero yanjye nkora online wanyandikira kuri WhatsApp n'ubundi mu kiganiro unyandikiye nagusubiza rwose mujye munyandikira mba nkeneye icyitwa feedback. Uvuga ngo inyunganizi cyangwa se uko ibintu mwabyakiriye nanjye nkamenya uko ntari guhamba imbwa. Nukuri pe. Ntabwo uri guhamba imbwa komeza umurimo watangiye. Niba wibuka mu baguhamagaye ibibazo bari bafite byari bimeze bite ese nyuma yaho hari abaguhamagaye bakubwira yuko wabasengeye bakaba barasubijwe muri iki gihe tutayirokanaga? Yego. Hari umugabo umwe wampamagaye yari afite uburwayi cyane agira diabete ariko abaga yararembye cyane ubu ntabwo akibabaye. Noneho yari afitanye n'amashamirane n'umudamu we. Umudamu we mbe nta nubwo arakimenya ko ari umugabo mu rugo ariko ubu barakundana. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo yaravuze ati ikiganiro cyanyu cyangiriye akamaro kuva naguhamagara ubu ndi kuryama nkasinzira. Noneho hari yarabuze n'ibitotsi ntayasinziraga ariko bari gusinzira akicura akizigura. Aho musengeye? Yego. Noneho hari n'abadamu benshi barenda gusenya ariko ubu babaye nk'abagarutse mbeba bubaha abagabo n'abagabo babo barubahana. Burya hari igihe kimwe umwe abona kunde yamubereye umusaraba. Nk'ubu nje mudamu nkavuga ngo umutware wanje yambereye umusaraba ahanini ntazi ko nanje ari nje wamubereye umusaraba. Ariko aho tugiye barampamagarira nkabagira inama tukaganira babaye nk'abagarukiye abagabo babo barakundana ubu namena. Yego. Nukuri. Bakubwiraga se benshi ko baherereye he? Abenshi bari mu mujyi wa Kigali. Abandi bari mu Mutara. Abandi bari Gisenyi. Yego. Ntabo hanze se? Ntawo kereka umukobwa umwe wampamagaye bahanze. Yego. Hoye nukuri Imana iri mu kazi pe. Iryo jambo njya nkunda kurivuga Imana iri mu kazi. Nukuri. Iri mu kazi pe. Hariho n'uwari urukwigira perime biri kumucanga ariko bari kumbwira ati bubiri kugenda byaranze kujamo biri kujamo. Yewe ahubwo ndibutse pe. Ndibutse uvuze icya perime. Hari umuntu mu gitondo nibwo yampaye icyifuzo. Arambwira ati ubu ndi kwiga imodoka. Yego. Ni umumama ari mu mujyi wa Kigali ati ndi kwiga imodoka ati iki cyifuzo ndakiguhaye ati uzamfashe n'abanyamasengesho mufatanya mu nsengere ndi kwiga imodoka ngiye gukorera perimi ati cyifuzo mfite nicyo ugango nzakora inshuro imwe rwose nyibone. Nukuri Imana izayimuhira mu gihugu cyo mwijuru. Ni wowe rero duhuye bwa mbere aho yampereye Mesaje. Yego. Ese wamusengera? Katumusenge. Nukuri pe musengere. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ifite ubutwari n'ubushobozi, twongeye kuza imbere yawe rwose. Ayi data wa twese wo mwijuru, dore umujakazi wawe Nyiringabo, ugiye kwigira iya modoka Nyiringabo Imana, oyaratare kumuha ubwenge. Mana data wa twese wo mwijuru, n'uyu mwigisha akayimenya agafata nzagushima. Oya Mana yacu, reka zikubita imbere ariko kuramburira amaboko nanjye nzakuramburira amaboko. Uyu mwanya Nyiringabo Imana nk'abaje bawe n'abagaragu bawe tubonye iki cyifuzo Nyiringabo turamuyetse muri soransi yawe tumushyize mu ngobyi yawe. Reka iyo perimerata Nyiringabo riya modoka Nyiringabo naje kuyiga kafata nzagushima giti cy'inganza marumbu. Urabizi wabonye
perima akabona iyo modoka Uwiteka ntabura uko abaho giti cy'inganzamarumbu turasenze rata nyiringabo ubwo asubira kwiga agafata tuzagushima uri Imana yacu rero twizeye ko azafata mu zina ryawe ryera rifite imbaraga byose ubikoreshe kwibasha kwawe mu zina rya Yesu amen. Imana ishimwe cyane izamushoboze nukuri reka muvuge izina ndavuga rimwe yitwa Providence yego Imana mutabare Providence yego noneho namubwiye ninjye nayibonye nkoze inshuro 8 abagize ubwoba naje ndabubwira nti umugisha wanjye si wo wawe n'umuvumo wawe si wo wanjye nukuri yego turabazi bakora inshuro imwe perimi bakayibona nanjye wakoze inshuro 8 ndayibona nukuri ariko bari gusaba ati nshaka kuzakora rimwe oya Imana izamufasha kandi bimubera uko agize ute uko abyizeye kandi kwizera kurarema n'ukuri kw'Imana nukuri Imana ishimwe cyane umuntu aba yibereye mu mavuta nukuri ahandi se umurimo w'Imana bimeze ute umurimo w'Imana turakomeye nta kibazo kugenda pe nukuri muririmbyi yaravuze ngo igeje gikora ngo mbaye nyishimiye cyane turi gushima Imana Muyu mwaka twatangiye 2026 nta gihe cyageze ukumva ucitse intege oya nje ntabwo ncikaga intege oya ntabwo nje ncikaga intege uhoro nje mporaga numva ko byose ari ku cyumweru yego maraga ndumva byose ari nko ku cyumweru nukuvuga nabo dukunda gukorana mu murimo w'Imana baravuga ariko Wese ko tubona udacikaga intege ntabwo ncikaga intege sinzi impamvu sinzi uko Imana yandemye ntabwo ncikaga intege none se nta muntu wari waza hano mu rugo aje kugira ngo umusengere akenshi umuntu aje abaye kugira ngo Imana imuvugeho akagenda Imana yagucecekanye nta kintu yakubwiye ngo umubwire niyo yanceceka nirakora oya ndabizi niyo yacecetse biri gukora ariko akenshi umuntu abaje ariko uvuga ati niba uri mbwira iti humura ndi kumwe nawe ndabyibuka ejo bundi nari ndi Gicumbi ariko Imana yacu iratangaje hari umumama twari turi gusengana twari twahuriye ku mupapa w'umunyamasengesho Imana iramubwira ati rwa rugendo uri gutegura stop ntabwo ariho umugisha wawe uri uzi kumenya ayo makuru nka gutya nkaba nandi kwiteguye urugendo nkakugeraho nk'umukozi w'Imana ugahita umbwira uti rwa rugendo stop none ko umuntu avuga guko Imana imubwiye yego nyene nibyo ndi kubaza akenshi yurebye hari abajya baza igaceceka ntabwo iceceka kuko ibonaga ko icecetse benshi bapfa kugwa muri ruhogeye yego niyo mpamvu idakunze kutujindirana ntabwo ijya ikujindirana oya iraza igatabara ngo idatiye inkweto ntabwo itira inkweto nta nubwo itira kose itimuye nigiye kugutabara ntabwo imanza yabaza mu miryango iciye mu miryango ntabwo bakwemera ngo pe harondi kureba igezeho yego ikamubaza ngo ijye kuntabara yahita yibwira ati reka ntabwo yakwemera yavuga ati wijayo iyi saha we kugiwe ntabwo waba ugitabawe ariko ntabwo igishaga inama ni ukuri uyu munsi se watuzaniye iki uyu munsi uduhishiye iki uyu munsi nabazaniye utuntu twinshi hari indirimbo nayibazaniye kandi irabahumuriza yego nazanye n'ijambo yego ry'Imana ni ukuri ngiye kuguha umwanya sibyo yego ngiye kuguha umwanya kandi umenye ko ntabwo ndakwandikira agapapuro ngo warengeje igihe ngo dufite inama y'abadiyakoni mu kanya yego ahubwo ni karibu pe uko umwuka kuyobora yego ndatangirana n'indirimbo yego iyi ndirimbo nayo irafasha abantu benshi cyane abagiye kuyumva bose irabafasha nk'uko yamfashije iyi ndirimbo nayo nayiririmbye ari 9 z'ijoro yego iri kuvuga ngo nkubemo Mana nkubemo kubw'amasezerano wampaye nkubemo Mana nkubemo kubw'amasezerano wampaye
ibuka umukobwa Esiteri yari insuzugurwa mu miryango, yari insuzugurwa mu miryango, Uwiteka yamuhaye ijambo. Ibuka umukobwa Esiteri yari insuzugurwa mu miryango, yari insuzugurwa mu miryango, Uwiteka yamuhaye ijambo. Nkubemo Mana nkubemo kubw'amasezerano wampaye, nkubemo Mana nkubemo kubw'amasezerano wampaye. Nibuka umugabo Yefuta ku rugamba, ubwo Abafilisitiya bamuhagurukiraga, ubwo Abafilisitiya bamuhagurukiraga, Uwiteka yaramutabaye. Daniyeli mu rwobo rw'intare, Uwiteka yaramutabaye. Nibuka umugabo Yefuta ku rugamba, ubwo Abafilisitiya bamuhagurukiraga, ubwo Abafilisitiya bamuhagurukiraga, Uwiteka yaramutabaye. Daniyeli mu rwobo rw'intare, Uwiteka yaramutabaye. Nkubemo Mana nkubemo kubw'amasezerano wampaye, nkubemo Mana nkubemo kubw'amasezerano wampaye. Genda nawe niba umeze nk'abo, genda wiyegurira iyo Mana, uyikoreza amaganya yawe, nayo yiteguye kugutabara. Genda nawe niba umeze nk'abo, genda wiyegurira iyo Mana, uyikoreza amaganya yawe, nayo yiteguye kugutabara. Nkubemo Mana nkubemo kubw'amasezerano wampaye, nkubemo Mana nkubemo kubw'amasezerano wampaye. Ibuka nawe igihe Abafilisitiya baguhagurukiraga, imiryango yateranye. Ibuka nawe igihe Abafilisitiya baguhagurukiraga, imiryango yateranye, Uwiteka yaragutabaye. Ibuka nawe igihe Abafilisitiya baguhagurukiraga, imiryango yateranye. Ibuka nawe igihe Abafilisitiya baguhagurukiraga, imiryango yateranye, Uwiteka yaragutabaye. Nkubemo Mana nkubemo kubw'amasezerano wampaye, nkubemo Mana nkubemo kubw'amasezerano wampaye. Itegereze urebe iyo wavuye, witegereze neza urebe niyo wagiye nshuti, uzirinde gusubira inyuma. Itegereze urebe iyo wavuye, witegereze neza urebe niyo wagiye nshuti, uzirinde gusubira inyuma. Nkubemo Mana nkubemo kubw'amasezerano wampaye, nkubemo Mana nkubemo kubw'amasezerano wampaye. Amen. Umuririmbyi wanje nahagarukiye. Yego ni ukuri. Nkubemo Mana nkubemo kubw'amasezerano wampaye, nkubemo Mana nkubemo
kubw'amasezerano wampaye. Amen. Uzi ko nanjye nayifashe. Wayifashe. Yego. Nukuri. Karibu n'ibindi byose waduteguriye rwose. Ngiye rero kumanza nabaho ubuhamya mbere nyuma aho navuga ijambo ry'Imana. Yego. Mfite ubuhamya. Nuko hari ndabatindira. Nuko ndabatindira. Uzi ukuntu tugiye kubikora? Yego. Vuga ijambo ry'Imana. Yego. Noneho dusoze dukora igice cya kabiri cy'ubuhamya. Amen. Nukuri. Nukuri pe. Ibyo ni ijambo. Nukuri. Karibu n'ijambo ry'Imana. Noneho ubuhamya tureta dukora igice cya kabiri. Sibyo mutu? Yego nibyo. Yego. Nzi neza kuzi gusoma wihuta. Yego njya ngerageza. Yego uradufasha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'105. Yego. Zaburi y'105 ku murongo waho wa mbere. Iyo Zaburi turayirangiza. Yego. Turageza kuri 22. Nta kibazo rwose. Nukuri. Zaburi y'105. Yego, iramfashaga cyane. Reka n'abadukurikiye ibafashe cyane pe. Bayumve bayuze. Nimushime Uwiteka mwambaza izina rye, mwamamaza imirimo yakoze mu mahanga. Yego. Mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Mushaka Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Mwa rubyaro rwa Aburahamu umugaragu we mwe, mw'abana ba Yakobo mwe, abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Yibuka isezerano ry'iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka. Yego. Akayikomereza Yakobo kubitegeko, ayikomereza Isirayeli kubisezerano ridashira. Ati ni wowe nzaha igihugu cya Kanani. Yego. Kuba umwandu ukugenewe. Umubare wabo ukiri muke cyane, nabo ari abashyitsi mw'icyo gihugu. Yego. Bazerera mu mahanga ataramwe, bava mu bwami bajya mu bundi. Nukuri. Ntiyakundira umuntu ko abarenganya, yahaniye abami ko babagiriye nabi. Ati ntimukore kubona size, ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Nukuri. Ahamagara inzara ngo itere mu gihugu, avuna inkoni yose bishingikirije, niyo mutsima wabo. Atuma umugabo wo kubabanziriza, ni Yozefu waguriwe kuba imbata. Babarisha ibirenge bye iminyururu, bamushyiraho ibyuma, kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Amen. Ariko umwami yaratumye baramubohora. Umutegeka w'amahanga yaramurekuye. Amugira umutware w'urugo rwe, amubitsa ibintu bye byose. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Iyo Zaburi yaramfashije, iramfashaga. Niyo mfite akabazo nanga se ikigeragezo, nkasoma iyo Zaburi irata. Ongera unsomere uve ku murongo wa mbere ugere ku wa 5 ndi gusubiramo, maze kugira ngo rifashe abari hanze badukurikiye, hirya no hino badukurikiye. Yego rwose. Yego. Nimushimire Uwiteka mwambaza izina rye. Ngo nimushimire Uwiteka mwambaza izina rye. Ntabwo ari njyewe na Konkorodi, ahubwo turi kugira ngo iri jambo ribwirwa n'abandi bari kudukurikira. Mwamamaza imirimo yakoze mu mahanga. Haleluya, haleluya. Ngo mwamamaza imirimo yakoze mu mahanga, kandi ari kuyikora mwene data. Nukuri. Mumuririmbire ishimwe. Mumuririmbire ishimwe,
kubera ko yagutabaye yagukuye mu byago akagukura mu makuba uramuririmbira ishimwe kuko wibutse aho yagukuye ariko wamvugiye utamenya. Amena. Nukuri Muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Haleluya. Amen. Ngo nimuvuge imirimo itangaza yakoze uwo mwami wacu kuko yakoze imirimo hirya no hino, muri gereza akora imirimo, mu bitaro akora imirimo. Haleluya. Amen. Ku babuze urubyaro akora imirimo. Amen. Ariko Amen. haleluya. Amen. Ibyo wibwira ni ibiki we uvuga ngo ntiwatabarwa handi uri kumva neza ko hari imirimo yakoze? Mube yakora imirimo ntabwo ari Vesitina gusa, nta nubwo ari ko Nkoroge gusa, ahubwo hari n'abandi rata. Haleluya. Amen. Yiteguye gukorera imirimo maze bakazavuga ishimwe rye. Nukuri. Komeza. Mwirate izina rye ryera. Haleluya. Ariko nimwirate izina rye ryera kuko yatubeshejeho. Haleluya. Nimwirate izina rye kuko benshi bapfuye ariko twe tugasigara, twe turacyahumeka abazima. Nishimwe. Reka twirate izina rye. Imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Haleluya. Amen. Imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Babandi bari kwahagizwa n'izina rye, ariko ntabwo turi kuvuga abarozi. Abarozi bihane nuko nabo ratabishime. Imitima y'abashaka Uwiteka ntabwo ari babasambanyi nanga abajura. Oya. Ahubwo turi kubwira babandi bamaze kwihana kuko ratanamaze kumenya neza kuko Imana ikunda umunyabyaha ikanga icyaha. Haleluya. Niba mushaka kumenya izina ry'Uwiteka, nshuti dukurikiye iki kiganiro, haleluya, nshuti dukurikiye iri jambo, twanga icyaha. Nukuri. Ni Imana itugirire neza. Mushaka Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso h'iteka ryose. Haleluya. 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 Amen. Dushake Uwiteka izina rye. Haleluya. Amen. Kwa kugeza iteka ryose Imana itutabare kandi tubere ku rugamba. Nukuri Imana ikugirire neza nanjye ngirire neza. Mushaka Uwiteka n'imbaraga ze zose, mushake mu maso h'iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze. Yego. Ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Amen. Dushaka Uwiteka, dushaka izina rye, dushaka imbaraga ze. Haleluya. Umuririmbyi yavuze neza ngo na nyuma ya zeru irakora. Haleluya. Benshi bari gucika intege, basenga rati uyu munsi ntibasubizwe, akavuga ati njyewe Imana yarantaye, ati njyewe Imana yaranyanze. Ariko dushaka Uwiteka imbaraga ze. Shaka imbaraga z'Imana, ushake gukomera kw'Imana, ushake gukomera kwayo kugeza iteka ryose. Wirambirwa nshuti yanjye, wicika intege. Umuririmbyi yaravuze ngo haguruka wicika intege. Nawe haguruka we gucika intege, nubwo uri kubona bikomeye, nubwo uri kubona turi munsi yuzuye amaganya n'imiborogo, ariko data ari mu kazi. Humura rero, haguruka umushakana iki? Imbaraga. Umushakana umutima mwiza, we kumushakisha urwango. Numushakisha urwango azagusubirisha urwango. Haleluya. Ariko niba ushaka gushaka ineza y'Imana, yishakana umutima ukunze, ukunde mwenesko, ukunde mugenzi wawe, ukunde uwuzi n'uwutazi. Nyamara nukunde uwuzi gusa ntabwo Imana izaguhemba. Uzakunda Imana utazi mugenzi wawe. Dushaka Uwiteka niwe uzadutabara. Ariko ngo tumushaka urasambana se ukajya gushaka Imana? Wajya kwishaka se ahari izakubona? Gerageza gushaka Imana, uyishakane umwete, uyishakane ubwenge, uyishakane urukundo, ariko we kwishakana ubusambanyi nanga ubujura. Hariho benshi rero bari kuvuga ngo shaka imbaraga z'Imana, akiruka ngo gushaka imbaraga z'Imana ni ukuja kwiba. Oya, shaka Imana uyisaba ibyawe nawe izaguha. Kuko yahaye uriya ugiye kwiba nawe izaguha. Imana itugirire neza. Iri jambo ry'Imana riramfashaga. Ongera uje kuri Zaburi y'106 usome ku murongo wa mbere ugeze ku wa 7. Yego. Zaburi 106. Yego. Nimushimire Uwiteka yuko kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Nukuri. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose? Nukuri. Ahirwa bitondera ibitunganye, ahirwa ukora ibyo gukiranuka iminsi yose. Kane, Uwiteka nyibukana imbabazi ugirira abantu bawe, ungendererane agakiza kawe. 5,
kugira ngo mbone intore zawe ziguwe neza nishimire umunezero w'ubwoko bwawe niba niratane n'umwandu wawe twacumuranye na ba sogokuruza twarakiraniwe twakoze ibyaha nukuri murongo wa 6 niwo ngezeho nugeze kugera kwa 7 ba sogokuruza ntibamenye ibitangaza byawe wakoreye muri Egiputa ntibibutse imbabazi zawe nyinshi ahubwo bagomera ku nyanja ariyo nyanja itukura. Amen. Amen. Ongera nayo yasubiremo tuyasangize abadukurikiye. Yego. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza. Ngo nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza abagenzi kuko nukuri kw'Imana hari benshi bapfuye turasigara. Reka dushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya, haleluya. Ngimbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya. Amen. Uburyo imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Araduhekesheje. Haleluya. Aduheraga abana ibyo kurya. Amen. Haleluya. Akatwambikira abana dico nacyo ndakimushimira. Yego. Nukuri. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi ze ngo zihoraho iteka ryose. Naho waba wavuye kwibukaja kumusaba imbabazi arazigwambugira utamena. Amen. Naho waba wavuye gusambana ukaja gupfukama imbere ye arakubabariraga mvugira utamena. Amen. Nukuri ahoranaga imbabazi. Uyu ni umugabo w'intwari nyamara ari njyewe nasambanye ari wewe ntabwo wapfa kumbabarira ko data aratubabariraga kubera imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze? Haleluya. Amen. Ninde mbese ubasha kuvuga imirimo Uwiteka yakoze? Haleluya. Ariko nshingiye kumenya neza yuko Uwiteka Imana yakoze imirimo njyewe nshingiye uko ndi njyewe Vestina Nyiramajambere uko nisanze rata mvuka mu muryango ukennye. Haleluya. Mvuka mu bantu batadukunda. Haleluya. Mvuka mu bantu batavutse ari benshi twitaga inshikera. Haleluya. Ariko nkisanga data yarantoranyije nabonaga ntari uwo gutorana. Haleluya. Ariko iri jambo niryo nshatse kukubwira yuko nje nisanze aho ntakwiye. Imirimo ye ni myinshi kandi irakomeye. Rata nisanga ntarize no mu wa mbere nisanga ndi gusoma. Haleluya. Ubuherutse nakubwiye ko ntize no mu wa mbere ntabwo nageze no mu wa mbere ariko nisanga mu bamenye gusoma no kwandika nubwo ntaramenya kwandika neza ariko vuga utazabimenya byose. Azabimenya byose. Nukuri mbonaga ko imirimo yitangaje. Imirimo ya data iratangaje. Mbese ngo ninde wabasha kuvuga imirimo yitangaje? Njyewe rero ndayivugaga nkavuga ngo nzabivuga nkabwira abantu ngo nje nabanye Imana iri kugenda n'amaguru. Haleluya. Namara kuvuga ngo nabanye Imana iri kugenda n'amaguru bati mbese uriya mugore udapimye ibiro 60 yamenye Imana gute yayibona gute? Ariko vuga uti yarayibonye. Haleluya. Haleluya. Data yaransanze anyigisha gusoma ntarize no mu wa mbere. Data aransanga anyigisha kumenya abantu ntari kuzamenya ko nkoro nta narinza kumenya yataba data kubera ko navutse mu muryango mubi nta nubwo narinza kumenya ariko kubera Imana ishobora byose narakumenye. Haleluya. Niyo mpamvu nge nzavuga imirimo yitangaje. Komeza muvandi. Hahirwa bitondera ibitunganye. Nukuri. Hahirwa ukora ibyo gukiranuka iminsi yose. Haleluya. Amen. Hahirwa bitondera ibitunganye bagakora ibyo gukiranuka iminsi yose. Haleluya. Ndikubwira abadukurikiye ntabwo ndikubwira weho gusa. Mbese ukunda ibitunganye iminsi yose. Mbese witondera ibyo Uwiteka Imana ashaka. Uyu munsi wibaze nanje nibaze. Uyu munsi kubera rata dushaka kugira ngo tumenye Imana neza ugenda ukora ibitunganye iminsi yose. Imana ikugirire neza. Amen. Yego. Uwiteka nyibukana imbabazi ugirira abantu bawe. Nukuri. Uwiteka nyibukana imbabazi ugirira abantu bawe. Nanje muri iyi minsi ndi kuyibwira ngo nyibuka Uwite. Hari umusozi ndiho uwunkureho. Singwa si. Hari ikiri kundusha nawe kiri kukurusha wewe udukurikiye ariko twibukane nje nawe.
ungendererana agakiza kawe amen. ungendererana agakiza kawe amen. Nimara kwibuka iminsi yawe ikamenya ibyawe byose ikakugenderana agakiza kayo iragutabara mwene da, irakurengera ibyari bikuruhije n'ibikunanije iraje ibikureho, kandi guhera uyu munsi iraje ibikureho. Wizere kuko igiye kubikuraho bijya byose wari uri kubona bikubereye umusaraba, ukabona imirabyo iri guca hirya no hino ku nkoro, iraje ibigukureho kuko ari inyamaboko. Bijya wari uri kubona byari byakubereye ikibazo, iraje ibigukurireho. Ariko data yambwiye rata, haleluya, ngagiye kukwiyereka nk'uko yiyeretse Eliya ku musozi w'i Karumeli, haleluya. Data arongera arambwira ngo haleluya, ngo guhera kuwa kane rata, kuwa kane hari ikintu yagukoreye nawe ubwawe wari uzi ko kitashoboka. Haleluya, agiye kongera gutunguza irindi banga di. Haleluya, haleluya. Imana irongera irambwira ngo nkubwire ngo humura, igiye kukwiyereka nk'uko yeretse Zakariya. Haleluya, haleluya. Iragukenyeje nshuti yanjye, ikukubereye ku rugamba. Haleluya, uru rugamba turimo turwana ntabwo warushobora, ariko data gutsindiye urugamba. Haleluya. Umuririmbyi niyo mpamvu yavuze ngo bazongera bakugarukire, yeme bazaza, bazongera bakugarukire bikubita imbere yawe, bazongera bakugarukire bikubite ku birenge byawe, yemwe bazaza wewe guma ku ijambo. Haleluya, Imana irongera irambwira ngo igiye kugutunguza ibahasarata. Akiri bahasarata gutunguje mu zina rya Yesu. Haleluya, amen, haleluya. Ibyari bisa nk'inkubi y'umuyaga, ahubwo data guhaye ibahasa. Haleluya, amen. Nukuri data guhaye ibahasa, dataje kugutungura ratari saa 9 z'amanywa. Haleluya, haleluya. Agutunguye saa 9 z'amanywa, mbona guhaye ibahasa nziza ratuyakiriye urishima, urasekura kwenkwenuka. Niyo mpamvu yakubwiye ambwiye ngo nkubwire ngakira umugisha w'Imana. Haleluya, haleluya. Kandi rata, haleluya, agusiza andi mavuta rata. Yesu shimwe. Nuko data yaje kumbwira. Amen, amen, amen. Nukuri. Yego, tuganye ku musozo. Reka umukozi w'Imana utange nimero uwagukenera guhamagaraho, ubundi dusoreze n'isengesho. Ni karibu. Nomero yanjye ni 078 96 95 94. Yego, yego, iyo niyo nomero yanjye niyibaga no kuri WhatsApp. Karibu n'isengesho dusoze. Twongeye kugushimira Uwiteka, Mana yacu, Mana nziza, Mana yera, Mana twitaho, Mana dukunda. Data turagushimye, Nyiringabo turakunezerewe, zineza kuko uri umukozi w'umuhanga nyakuba Imana. Nukuri ngushimiye ko twatangiranye nawe akaba dusozanye nawe, izina ryawe nirishimwe. Mana data wa twese Nyiringabo Imana, nongeye kugushinganisha ubwoko bwawe Nyiringabo, babandi badukurikiraga kuri iki kiganiro Nyiringabo Imana, reka ubabundikiza moya yawe n'amababa yawe, kubakomereza amaboko giti cy'inganza marumbu. Ndi kukubwira ngo amaso atababona ntakabone, amatwi atawumva ntakabumve nyakubahwa. Ngwino bakomereza amaboko rata Jehova, ngwino bashingira intege nyagora ku ngoma, ngwino bakubitira inzoka na za sikoropiyo. Reka rata Nyiringabo Imana uzabaharize kwifuza kwabo kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Uri data, ntabwo uri data wacu, nukuri uri umukunzi wacu, uri Imana yacu, uri Imana yumva gusenga kwacu Nyiringabo. Gusa twateranye rata Nyiringabo, reka utureberere hose icyarimwe, reka amahanga yose agushime, reka kuramburira amaboko kubw'imbaraga zawe, reka kuramburira amaboko kubw'imirimo wakoze Nyiringabo Imana. Data wa twese Nyiringabo, rero ntabwo ngutotesheje amagambo, gusa nagusabaga bike nk'umuntu, umuja wawe data, ibyo wawe nabyaguhesha ikuzo n'icubahiro, akaba ari byo uduha mukunzi mwiza. Ni munsi na ryawe Yesu nsenze, amen.